Cecile Show TV. Uyu munsi nifuje ko mumerekeza tukajyana gufura. Nifuje kubereka hano muri Sweden ese dufura gute, bigenda gute. Uyu munsi imvura yaguye rero kandi hari hamaze iminsi hari snow, mbese hari kunyerera cyane, ni ice. Aha rero mu busanzwe muri Sweden amakampani akodesha amazu aba yaragenewe n'ahantu abakiriya babo bafurira. Nifuje rero kubereka uburyo hano bigenda iyo uje gufura. Harafunze rero, bisaba ko ufungura ukoresheje kode. Ni ukuvuga ngo wabukinze gufura nta wundi muntu wajyamo. Ni ukuvuga ngo urabukinga ugafata umwanya ukajya gufura. Ni ukuvuga kandi ntabwo wabukinga kabiri mu cyumweru kuko n'abandi baba bakeneye gufura. Mu bikoresho rero biri ahangaha nifuje kubereka bimwe muri byo. Ahangaha niho banika imyenda yoroshye nk'amashati cyangwa se umwenda udashaka ko wipfunyarika cyane, cyangwa se umwenda woroshye cyane. Amashati cyane cyane niyo bakunda gushyiraho. Aha ni aho guterera ipasi. Aya meza nayo nayo kuzingiraho. Imyenda rero tugiye gufura ni imyenda ejo abana nyine baje basa nabi nk'uko nabibabwiye, imvura yari yaguye, baje basa nabi cyane, ibyenda by'imvura bigaraguye hasi, mpitamo guhita mbifura mu ijoro, hari 1:30. Mu gufura rero ibyenda cyangwa overall cyangwa bino byenda by'imvura by'abana cyangwa by'imbeho, ukuraho kino cy'ubwoya, ntabwo ugifurana nacyo kubera ko ugishyize mu mashini cyakwangirika. Kigomba kucyitondera. Ikindi nacyo ugafunga imashini. Igihe cyose ugiye gufura umwenda mu mashini, ari umwenda ufite imashini, urawufunga kubera ko byangiza imashini ugasanga irapfuye. Kwa kundi yikaragakaraga nyine imashini irangirika kenshi. Niyo mpamvu mubona ndimo kugenda afunga imashini, narangiza nkabishyira mu mashini ya imashini nyine y'umwenda, narangiza nkabona kubimesa. Mu gufura imyenda rero ikindi nacyo ukurikiza cyangwa witondera, imyenda uyifura bitewe n'ibyiciro byayo. Imyenda iremereye igenda ukwayo, hanyuma imyenda yoroshye nayo ikagenda ukwayo, imyenda mito ikagenda ukwayo. Muri kubibona ko ndi kugenda afunga imashini z'imyenda nkabona kuzishyira mu mashini yo gufura. Nk'uko nabibabwiye nyine, igihe cyose ugiye gufura umwenda ufite imashini, banza uwufunge, nurangiza ukore no mu mifuka urebe ko nta bintu birimo, cyane cyane nk'ibiceri cyangwa se ibipapuro. Uba ugomba kubanza ugakuramo ibintu byose biri mu mufuka, ukabona kuyifura, kubera ko ubyibagiriwemo birumvikana byangiza imashini, bitakara mu mashini ugasanga imashini irangiritse. Rero ni ngombwa kwita kuri ibyo bintu, gufunga imashini y'umwenda ugiye gufura ndetse no gukora mu mufuka ugakuramo ibirimo, warangiza ukabona gushyira ya myenda mu mashini, ubundi ugashyiramo isabune ugafura. Kandi imyenda iyo uyifura ukoresha degere bitewe n'umwenda ufuze. Nk'ibi ngibi kubera ko biremereye kandi ari ibyenda by'imvura, ntabwo turi bushyiremo degere nyinshi, turakoresha iziri normali. Isabune nayo ukoresha iyo ushaka, yaba iy'ifu cyangwa iy'amazi, gusa njyewe nkunda gukoresha iy'ifu. Ikindi, izi mashini zo kubukinga iyo uba ugomba kuko biba ari binini, wakoresheje imashini wakoresheje isabune yinuze y'ifu, umekinga shuwa ko usutsemo amazi kugira ngo ya sabune umekinge shuwa ko yagezemo, kuko hari igihe ihagama hagati ugasanga ya sabune ntabwo igezeho neza. Isabune y'amazi yo nta kibazo, yo iragenda nta kibazo, ariko iy'ifu yo uba ugomba kureba. Iyi rero uyu mwanya mubona uba ushushanyijeho utuntu tumeze nk'udukaro twinshi, niho bashyira isabune yo kumunza. Iyo umaze gushyiramo isabune rero haba hakurikiyeho gucana. Murabona aha ni 58 ndetse na degere 40 biri normali, nta kibazo, nibyo ngiye gukoresha.
urangije rero uhita ukora sitati nyine ugacana. Ni ukuvuga rero ugamita ujya ku mashini ya kabiri. Hano harimo imashini ebyiri, niho ngiye gushyiramo indi myenda. Icyitonderwa mbere yo gushyiramo imyenda urabanza ukacekingamo imbere ko nta mwenda wasigayemo cyangwa nta kindi kintu cy'umuntu cyasigayemo. Aha rero nabonyemo agasogisi basizemo. Iyo usanzemo umwenda utari uwawe hari aho ujya kuwumanika kugira ngo nyirawo igihe azagaruka gufura azawubone. Nanjye rero niko ndabigenza. Murabona ko ahantu imbere y'imashini itangiye irimo gukaraga kugira ngo itangire gufura. Gukaraga hano imashini ni ukugira ngo imyenda nyine ijye mu mwanya. Aha rero nababwiraga niho umanika umwenda wabonye mu mashini utari uwawe. Turi gufura rero imashini ya kabiri nayo ni uko nkuko nababwiye nkoresha isabune y'amazi. Hano niho ushyira isabune y'amazi, aha ha kabiri ugashyiramo isabune yo kunyuguza ya yindi ihumuza imyenda. Iyi sabune ikimaze ituma imyenda itipfunyarika cyane, mu kuyitera bikakorohera cyangwa kuyizinga bikakorohera. Iyi myenda rero yindi yo niyo nafuriye mu rugo, ngiye kuyumutsa. Iki ni icyuma cyo kuyumutsa. Muri iki cyuma cyo kumutsa rero naho uresitaramo nyine degere, ni ukuvuga ushyira kuri normal cyangwa ugashyira kuri max. Aha rero aha ni normal, niho ngiye kumukiriza 50%. Aha naho iyi mashini nagira ngo mbereke uburyo wakwesitara. Ushobora no guhindura ururimi ubishatse. Normal 30 kuvuga aba ari ya myenda ivamo irangi, 40 biba ari imyenda isanzwe nyine kigero gisanzwe. Rero nkunda gufurira muri 40. Iyi myenda rero gufurira muri 90 iba ari ya myenda ya cotton. Aha rero ni uguhindura ururimi byerekeza mu cyongereza, ushaka gushyira mu rurimi ushaka. Aha rero nk'uko nabibabwiye ni nko mfurira kenshi, kereka imyenda isa nabi cyane ya cotton niyo ushyira muri 90 kugira ngo ikiri imyenda y'uruhinja nayo ni byiza kuyifurira muri 90. Ikindi nacyo ufite umuriro ugiye gushyira mu mashini, kuko ushyizemo imyenda myinshi cyane ntabwo imashini ibasha kwikaraga ngo ifure neza. Murabibona ko ya yindi ya mbere yagiye gufura, n'iya kabiri nayo izo sitati nayo igiye gutangira gufura. Ku muntu wajyaga wibaza rero ati se imashini zo gufura zikora gute? Ni uku nguku gusa, reka nze mbereke n'indi yo mu buryo wagenda uhinduranya. Iyi rero nifuje ko nabereka ukuntu ugenda uhinduranya amaporogaramu bitewe n'imyenda ugiye gufura iyo ariyo. Nk'uko nabibabwiye rero urabanza ukareba niba nta mwenda wasigayemo uri gufura. Icyo gihe rero iyo ubonye ari ntawo nibwo uhita ushyiramo imyenda yawe. Aha ngaha iyi myenda ngiye gufura ni imyenda imwe mito cyane, amasengere, amasogisi. Ni ukuvuga ngo ni utwenda dutoya. Utwenda dutoya ntago wadufata ngo udufurane n'imyenda minini, ntago yacya. Ni ukuvuga ngo birikaraga bikizingazingira muri ya myenda minini washyizemo, bigatuma amasogisi apfuba cyangwa amasengeri n'amasute, mbese ya myenda y'imbere uyifura ukwayo, ntago bivanga n'iyindi. Iyo urangije rero uhita ufunga imashini nk'uko nabibabwiye, warangiza ukaza gushyiramo porogaramu, ariko mbere ya byose urabanza ugashyiramo isabune. Isabune rero turi bukoreshe hano ni iy'amazi, ariko n'iy'ifu nayo wayikoresha nta kibazo. Aha kubera imyenda ngiye gufura atari myinshi, ndashyiramo agafuniko kamwe. Ni ukuvuga ngo imyenda iri munsi y'ibiro 5 ukoresha agafuniko kamwe. Yaba ari imyenda ibiro 7, 10 kuzamura, ni ukuvuga bigarukira ku biro 9. Icyo gihe ukoresha udufuniko 2. Ariko kubera ko imyenda ngiye gufura ntabwo ari myinshi, nkoresheje agafuniko kamwe. Ni ukuvuga ngo n'isabune nayo irakonta. Ushyizemo agasabune gakeya mu myenda myinshi birumvikana imyenda yawe irapfuba. Kubera ko rero imyenda ngiye gufura atari myinshi,
isabune yo kunyuguza ushyiramo agace k'agafuniko, mwabibonye, warangiza ugashyiramo mu mwanya wayo. Ni ukuvuga ngo mu gace aho bashyira imyenda yo isabune yo kunyuguza, dore ni aka gato, aha hanini ni aho gushyira isabune. Hari igihe uba ushaka gukoresha isabune y'ifu, icyo gihe nayo ushyira hano, ariko icyitonderwa usukamo amazi ukamekinga shuwa ko isabune yagiye, cyangwa se ukagishyira mu myenda hari isabune y'ifu. Ariko isabune y'amazi yo hano nta kibazo, yo iragenda nta kibazo. Warangiza rero ugahita uza ku porogaramu z'iyi mashini zo rero, izi mashini ni zimwe za moderne zo, kimwe na za zindi muri ibi bihe hasigaye hariho amamashini ya moderne. Ni ukuvuga ngo iyi myenda ngiye gufura, aha nari nibeshye nkora sitati kandi ntarashyiramo porogaramu. Ni ukuvuga ngo hano yari gufura muri degere 0 kandi ntabwo ariko mbishaka. Hari ugufura imyenda, ni ukuvuga ngo ni imyenda myinshi noneho ivangavanze, ni ukuvuga ni imyenda ivangavanze utavanguye, noneho ikaba ari ibiro utarenza ibiro 9. Ahangaha ni ugufura imyenda nyine, amashuka, ibiringiti, ibintu nyine byo gusasa, ariko ntibibe birengeje ibiro 2. Aha naho ni ugufura twa twenda nakubwiye, twa tundi dutoya, sogisi, utwenda tw'imbere, ariko ntibirenge ibiro 4. Ni ukuvuga ngo ugenda usoma bitewe n'imyenda ugiye gufura. Eswime nazo nturenze ibiro 4, kuko eswime nyine araremera. Ni ukuvuga wowe ugenda ushyiraho bitewe n'imyenda ugiye gufura. Amashati, aha amashati ni naho ufurira ibitenge, bamwe bafurisha ibitenge intoki, imashini nazo zirabifura kandi neza. Ahangaha ni ukuvuga ibifura neza, gusa ntabwo ibikamura cyane, kubera ko nyine amashati n'ibitenge ni ibintu byoroshye, ubifuze mu mashini yirukanka cyane, mu myenda isanzwe ikirukanka cyane ikabikamura cyane, birumvikana birangirika. Ahangaha ni amajini, ni ukuvuga amapantaro y'amakoboyi n'iki. Mbese wowe ugenda ureba bitewe n'aho ushaka gufurira. Ngewe rero ndashaka gufura twa twenda tw'imbere nk'uko nabibabwiye. Warangiza ugakanda nyine sitati, icyo gihe nyine ihise itangira gufura, nirangiza irahamagara cyangwa se irasona, irekere aho ngaho, ubundi mpite nza nkuremo imyenda yanjye. Ndatekereza mwabisobanukiwe. Habaye hari ikibazo, icyifuzo, igitekerezo, wanyandikira muri komenti, ndi tayari kugufasha. Yarangije gufura rero zose no kumutsa. Reka mere kuri iyi, urabibona. Byagize byumutse na amini byumye byose, rwose wahita wiyambarira rwose. Urabibona ko byakeye. Iyo uri gukuramo imyenda rero, ikintu witaho ureba ko nta mwenda wawe usigayemo mu mashini. Ni ukuvuga uyikuramo ukajya uzungurutsa imashini mo imbere, ukareba ko nta mwenda wasigayemo. Aha rero mu kumutsa imyenda, ni ukuvuga iyi ngiyi y'imvura cyangwa se y'imbeho, ibi biba bikomeye cyane, ibi byenda binini. Mu kuyumutsa icyo wibandaho, uyishyiramo uko yakabaye gutyo, ukongera ukagaruka ugahindura n'urundi ruhande. Ni ukuvuga ngo wumutsa impande zombi kandi ukagenda ucunga ureba ko
impande zombi. Ni ukuvuga ngo ubanza uruhande rwa mbere rwakumuka ugahinduriza ukongera ukumutsa. Utabikoze gutyo ntabwo imyenda yakuma. Ni ukuvuga iyi myenda nyine ikomeye cyangwa se ibyo twita ibiyovarori by'abana, urabifata nk'uku nguku nyine ndabyumukije cyangwa se ndimo ndabyanika, kabyite kwanika. Warangiza ugacana nyine kuri normal 50 ubundi warangiza ukumutsa. Iyi ngiyi rero nayo urestaramo ushyira kuri extra kugira ngo ibashe kuma. Murabibona rero ngarutse guhindura urundi ruhande. Uruhande rwa mbere iyo rurangiye uraza ugahindura n'urundi ruhande. Hagati aho njya no kuzinga imyenda nyine. Myenda nafuze bwa mbere nahise nyizinga mu gihe narindindiriye ko iriya yumuka. Ushyiramo uruhande rwa mbere warangiza ugahita uza kuzinga, ugasubirayo guhindura urundi ruhande ukagaruka ukazinga. Ya myenda nayo nashyize aho kumutsa nyine, imyenda itizingaziye cyangwa kumutsa imyenda mito nayo ivuyemo. Igikurikiyeho nayo ndayizinze, ndayirangije muri make. Iyo urangije gufurira muri rusange, icy'ingenzi ni uko uhakora isuku. Mbese uko wahasanze akaba ariko uhasiga. Ni ukuvuga ngo urahakubura, ukanakoropa ahantu hamenetse amazi, kwa kundi gukura imyenda mu mashini. Cyane cyane nk'ibi binini ntabwo imashini iba yabikamuye cyane, biba bigifite amazi. Iyo urangije rero ayo mazi uyakuramo. Mwakoze kubana nanjye kuri Cecile Show TV. We turangizanyije iyi video, ndagushimiye cyane, ndabakunda, naho ubutaha. Bye bye.